atubere umugisha izina rya Yesu. Ubwo rero babajiya twari turi kumwe kare, ubundi nta mujiya wicara nta karamu afite, nakagombye kwandika buri byigisho byatangiye. Uyu munsi mwari mubizi se ko ari amahugurwa y'abajiya harya iri torero n'umuri. Abajiya rero mugomba kumurika mukagaragara. Tugiye kwigana inshamake y'amateka y'itorero. Umujiya wese aba agomba kumenya itorero uko ryaje, uko ryavutse kugeza amagingo ubu ngubu akaba ari muri iri torero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Ni inshamake, ntabwo tujya muri byinshi muzabimenyera mu cyiciro uko umunsi uko tuzajya twiga buri munsi. Nitujya mu itangiriro mu gice cyaho cya mbere ntabwo turi busome, turasanga irema. Wajya ku murongo wa 26 ugasanga Imana irema Adamu na Eva. Aho niho itorero ryagenze gute ryatangiriye. Yamushyize muri Edeni umuntu ndetse na Eva, nibwo habonetse itorero kandi haboneka n'umuryango bwa mbere. Abajiya nyaboneka, ibi ni ibizamini bakubaza aho guca muri ya mitwe yose. Ubwo rero nibigucika simbizi. Ni mu myaka 4000 mbere ya Kristo ishize niho itorero ryatangiye. Adamu ndetse na Eva nibo batangije itorero. Hakurikiyeho Seti. Aya matorero tuvuga yose muraza no kuyasanga mu bihe 7 itorero ryagiye rinyuramo mu byashuwe, turaza kubigeraho wenda. Hakurikiye Seti umuhungu wa Adamu. Ntabwo ari uko twirengagije Kayini, ariko hano tuganira ku itorero ry'Imana gusa. Birumvikana ni itorero ry'Imana. Seti niwe wakurikiyeho, ubwo hari mu myaka 2300 bari abana badasakuza, 2348 mbere ya Kristo. Nitangirira igice cyaho cya 6 umurongo wa 8 hatubwira ngo nuko Nowa agira umugisha kuwiteka. Hakurikiyeho Aburahamu, wa wundi wiswe sogokuruza w'iki w'amahanga cyangwa w'abizera. Hari mu 1951 mbere ya Kristo. Noneho mu 1876 yimurirwa i Kanani, kuko tubisanga mu itangiriro igice cya 12 umurongo wabo wa mbere. Impamvu tugenda tubara imyaka, betera babaraga bahereye hejuru bagenza gute bamanura. Hakurikiyeho Yakobo, ari we muhungu wa Aburahamu mu 1661 mbere ya Kristo, ari muri Egiputa. Kandi uyu nguyu yabyaye abana 12. Mu 1446 mbere ya Kristo, Mose nibwo yavutse, ari we wari gukomeza umurimo wo kuyobora itorero. Birumvikana ubwo ari abatorero tugenda gute tubona ndetse n'abari bashinzwe itorero. Mu 1446 mbere ya Kristo nibwo bageze i Kanani bayobowe na Yosuwa. 1446 Mose ni 1446 mbere ya Kristo. Turukubara tugenza gute tumanuka. Nibwo bageze i Kanani bayobowe na Yosuwa ndetse na Kalebu. Noneho reka turebe umugabane. Uyu ni umugabane wa mbere turangije, kuko hariho benshi ba Daniyeli, ba Nehemiya ndetse n'abandi bagiye batandukanye.
ahubwo reka twinjire no mu mugabane wa kabiri ari nawo utugeza kugaruka kwa Kristo. Umugabane wa kabiri dutangirana na Yesu ndetse n'intumwa ze uko ari zingahe, ko ari 12. Yabaye umuyobozi w'itorero mu kinyejana cya mbere agiye mu ijuru, yari sigiye intumwa zikomeza umurimo maze zihura n'akarengane ziricwa kugeza zirangiye muri 96 nyuma ya Kristo. Ibi wabibona rero mu mateka y'intumwa ndetse n'urupfu zapfuye. Twikomereje ibihe 7 byanye navuze byo mu byashowe itorero ryanyuzemo. Ibihe 7 muzareba inzandiko zagiye zandikirwa Efeso, ni byari itorero rya mbere, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko ari ibihe bingahe, 7 itorero ryagiye ricamo: Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarodi,